Alo. Shaberi bite. Amakuruzi. Uguzi wa muhungu wanjye ngo ni Fisto. Ihe gukomana. Aha. Mva nagiye kumusura nyine mu isi yashize. Aransohokana turaganira. Arangije arambwira nyine ngo dutahe ngo ngajye kunyereka ahantu aba nyine tu. Ariko man uzi wa muniga nasanze ghetto abamo ntago ari yiwe. Ibaze ko aba yatiye ghetto akambeshya ngo ngafite inzu man ni birebire tu. Aha nesugura biyobe by'abatipe b'iki gihe no kwiyemera aba yigize umuntu wa danger komana negasa. Ugusukuno amamvugisha kuri telefone yanyemeyeho ngo shiringo uzaze kunsura ngo mfite inzu ego komana. Aha ni story ndende. Umva mani ni birebire nyine tu. Nanjye nyine mba nibiranga mu rugo Kadogo nawe ntaba yakoze amasuku mba ndi guhanagura aba yagisize atanahanaguye. Nyine nuko nguko bimeze gusa nyine umva wumve nguramuti. Aha Chamana no ndi kubona no kumamagara ego. Si umwitabe mureke ubundi kwibaza niba namwitaba cyangwa mwihorera. Umva umupiye gato yamwitabe numva icyo ambwira. Allo ntabwo meze neza gusa urumva namera neza gutena nyuma y'ibintu byose uziwankoreye. Ni mu rugo. Umva sinabwo nshaka kongera kuvugana nawe sibyo? Narakubwiye ngo usibene nta nubwo nshaka kongera kukuvugisha pe. Man urimbwa mbega batipe b'iki gihe pe. Nukuri niba ndimbwa ndamazi. Ntabwo nshaka kongera kuvugana nawe so. Ntabwo mva ikinyarwanda mvuga mu cyongereza basi. Ntabwo nshaka kongera kuvugana nawe ntabwo byumva. Unsura ibiki ntabwo mbishaka kuzansura. Ntabwo mbishaka. Ngwiki? Okay, nta kibazo. Nta kibazo uzansura. Uzaze nta kibazo. Nzaba mari nko mu masaa 8 gutyo. Saa 9. Okay, sawa. Kabuyo! Kabu! Mama. Umeze neza? Umeze neza. Nta kibazo hari. Ko ntabwo namera neza nkawe pe. Ndabona gusa neza. Baye umuzungu. Mama Imana. Yego. Nukuri? Koze. Umva se mubwire ikintu ushaka. Usimeze bite kumamagaye n'umvuga kandi nsize inkono ngenje mvugo ni none baramutiye. Umva nyine ni gahunda nshaka. Nshaka ko dukina deal nge nawe. Urabizi ibintu by'amadira ari byanjye. Kandi nzagura akantu. Base umva ukuntu bimeze. Ejo nka saa 8. Hari umuntu uzaza kundeba. Sibyo? Uwo muntu yari shere wanjye nyine. Yasheri wawe. Yego. Abugiye kumusha. Oya nago umbanza wumve ngiye nawe urabona sindiho. Wabanje ukanye. Ntacyo mbwira diro meze nyine. Ejo hari umutipe uzaza. Sibyo? Azazanga? Azaza ahangaha. Noneho wowe ntabwo uzatuma yinjira. Uri kumva? Nyine twarakundanaga yarambabaje naramwanze. Noho uzigira nkaho uri sheri wanjye. Nushaka uzanamukubike, nushaka uzamukoresha icyo ushaka. Ndabona ari mu kuzimu. Sinakubwiye ko nzakugurira akantu. Nzakugurira akantu. Ariko jye ndi nije nani kibazo. Abo kibazo. Ikibazo nzaba nigize sheri wawe. Uzaba uri sheri wanjye. Ushaka kumubabaza. Nshaka kumubabaza. Uzanamfamo. Igatungura unero ga. Nzabikora nta kibazo. No wowe ikintu uzakuzankorera. Nyine uzigira nkaho uri sheri wanjye. Uzamubabaza. No wowe ikintu uzakuzankorera. Nyine uzigira nkaho uri sheri wanjye. Uzamubabaza. Sibyo? Ugomba kwigira nkaho uri sheri wanjye. Ibyo nta kibazo.
Uzamangara. Nzaguha 2 basi, nzaguha 2. Byose. 2,000 nzayaguha. Nzayaguha No nanjye. Ahubwo waba nashyizeho. Oya. Ejo njyewe nzayaguha. Dore nsize inkono reka. Ngaho genda ujye guteka. Nzabigukorera. Kandi nawe uzansoma gute? Shyiraho nzabikora. Uzansoma utabanje kubyita. Njya guteka bye. Sawa. None habaye ikibundi wowe ufite ikiraka. Wallahi kimwe cya danje. Ukadabana n'amasaha ageze ukumva. Suruza mu mabaje hari hirya. Wamwe hano hirya. Ariko abagore ni inyamaswa we. Baza umuntu ushaka. Baza umuntu. Aragongo kajya kaza kumureba uri kumva? Yego. Guno nongo yagahaza. Yamaye ikiraka. Ikiraka kimeze gute? Kimeze gute se? We bimbaze neza. Ngira nibyo cyo. Giye kuntu mamagara. Agiye kumba ibihumbi ibi byose. Ibi ubu ndakize. None uremva ukuntu bimeze. Nshaka dupanga n'ubwo wewe Mungu ashaka kumukura we yamuhaze nyine ashaka kumukatira ingegera mbese okay yama akazi byinjira hanga ukumva nukuyihabya urumva bigasubirayo ibyacu ibyo bigasubira iwabo ibyo bigasubira n'ibyo ibyo gusa ibyo biroroshye nawe reba ukuntu baguhamagara ugatinda ukagenda ukamara amasaha bizi singena urabizi mu muhanda harimo jambo nyinshi mana ndi kwepa imodoka muri 2,5 ndi bugura yakoresha miki ngahe shabuka Kigali ko 2 urama 2,5 none sisuko wese ukuzuka bumeze nka bodyguard yanjye gusa umena na 5 ni gatunguru nero gahanze hanyuma nose genda bangiye kukagira umugaga baburetse kwivungura nabizi nagufite n'ubundi ntacyo nakora none ariko okay bigatwara no kugabana duse nk'ababikora tureba uko shaka mugabo hagarara ngaho ubwo nusura bafashe gutubira neza nahite mukanga nyine bite nzamura nikamasoko na mama nayo subiza kumva naka mera gutyo okay wambwa uvuye uvuye wambwa uwe hasi mumazi tubatekera ibiryo ibintu abantu babayeho ntibanarigeze ahubwo nigerigeze sangaye yakubwiye sangaye se ubu tuzatera imbere wakiri dutangire kuri 2 dutangire kuri 2 araza ryarisi tugamugogerera ngaha egera hirya naguzwa ndi mwinshi icara nawe ndi mwinshi ndamwica ariko kwa kuntu njya nkwereka akaboko nsigaye nkora pompage 30 ku munsi kuri kwimana ariko ngiye kuzongera ibizibi 100 umuntu abizi none se hari namba ari guteganywa mu gihugu ko numva umeze cyane abonye abantu b'i Kigali bamenyera umuntu ngo nuko ari umukozi ngomba kubereka ko nanjye nari uw'i Kigali nako ndi uw'i Kigali ngeze tugeze ku rwego rwo gukora ubumenyi mu byayibaze cyane n'umwe akomana ariko nanjye ayo cyumba se gute akarakara byose bihombe none tubiyombe byose bihombe ntabwo cyararyoshye ubuzigo dusanga ni cyatanu bitewe n'usore ariko none akumirwa ababaratse se wavuye kumbura mwifoye murashaka guke osiko banyita nimero abandiraga sinakubwiraga ariko mwica yembwira mwica soma ikiraka yembwira uretse kumwica byo biretse ngo ndamwibikiye muri inzererezi nakazi urumva nakazi wowe ufite akazi umuntu akaraza bisatse abafite akazi ugeze ku rwego rwo gutereta umukobwa n'injegera imeze nsubira inyuma se nyine nimba ari n'inkweto yazitiye
nta kintu baba bagira bene aba ngaba ndabazi n'ingegera iri aho ngaho iterera ubu ni wowe watesheje umutwe shemusa imisatsi n'umesa mu ntaki kiwerewe ubwo bujemo narabuhinaye numva nende uruzingo umujinya w'imba ushira mu buriro ubundi si uyu nguyu watesheje umutwe kuri iki gemba turyamye nta n'umutamira arimo hari iki gemba turyamye numva kuri mukuru mukamutera kuri telefone kubiki ingegera koko ni imbobo ntabwo izi ni imbobo bibi we ntabwo cyagasha nta byo umutoragura wowe ndandebera nawe nyine ndebera nk'igi subira inyuma ubundi ninde babwe ako maze kubibona urugo basigaye bararugize nk'urw'umupfakazi wowe urinjira utanako oya nawe ndebere nyine mbere mba mumanze nasoni urugo se n'urw'umupfakazi urugo n'urw'umupfakazi akubundi nkurye ngiye nkurye ubyuma ngiye abantu urukundo ibyo mba nkubwira utesha umutwe kiracuki uri kwifora reba ngo yifoye ariko ndashoboje oya buretse uri muri fora nkandebera ariko ngo yifoye nose ubu urabona yadutwara iki uyu nguyu iyo mundekera uyu nguyu ngenda ndamushobora ni mu mushobora umugore wanjye yaragiye avura amahoro neza ariko uburyo abaza atesha hejuru y'imbobo nk'iyi murandorera Mana nyagasani nanga imbwa nkahura nkazo aho muje nkayo rebe nk'imbwa uba muje nkayo gusha watangiye kuzana ryari subira inyuma rero subira inyuma siko mbona wagira ngo yaye hahiye ko soni kagibudu kanatiye niyo mwenda tuzeyo kaivaye kavaye baje kurumva kagize kaguze uje kure umugore wawe umuntu wabarenze arakubiswe zimunutseho uzimunutseho umuntu wabarenze kubwiraga uzimunutseho karabaye n'izina muranze ukiri mutoya wajya toka toka pale wowe subira inyuma ugakureba wamaye ari kuruhushya nka pe mvuko nari kuzana ukari avuze ngo subiramo ibintu uvuze agatorero k'inkuru ngire ukumva bro wanjye uri muri ngo genda jyana n'abantu nijya n'abantu uko genda n'abantu wagenje gake kuri uzire ibintu bizananura akiyo atarazamo n'ibintu by'inuze by'ibiki ntabwo barimo ntabwo barimo arumva ubundi nakubwiye mu makazi gukora akazi n'ingegera nk'izi ngizi urakubita ugataka imbere y'inyuma reka mbanze numve hano twumva hanze hari urusaku ntabwo barumva bitari inkende zisigaye zinyurira inkende n'indi biti bose twe nawe n'indege udusanze iwacu uri no kuduretse ntaga ubuvuzi iwacu ushobora no kubona akodesha udusanze iwanjye bibwiye uri kumva ntabyo dukeneye kukumva urabyigiye sohora igiki ntabyo dukeneye kumudirinda kwa wongeye kuvuga ariko naguhaye ijambo turimo turumvikana anyira urugo hangaha arimo ari atose umuntu utari gukora akazi kawe oya ngiye nkora akazi ubundi si ibindi bice abazanye ubu yaragiye yagavuye azanye ubuntu umuntu uze si ibi ni ibiki ubundi ibi ni ibiki murakina n'urugo ni ubu nagazanye ibintu ubu ikindi kintu ukora neza abantu ni Jesus is Lord manga bitumye ikanga ni ibiki ukumva ko uwo munsi wawe wageze ukumva neza isigiye ku rupfu rwawe A few moments uko later gisa kino uko bimeze bashaka kunkura hasi mu kibiki n'amateke cyane wowe niwe wampara nta jambo ufite nusuguragiye wowe uhitiyemo iherezo ryawe wamubabarira ahangaha afunze buretse mbere kugira ngo utemurishe akamara mvuga ikintu kindi ku mutima vuga iki yambwa shemo namemukiye kandi urufugene nararo hano ukoze kungira neza
sinkarabya amaraso y'agakara